Nongeye kubasuhuza cyane mwese mukurikira S10 Rwanda TV. Dutangiye isomo ryo kwiga kudoda. Season ni ya 10, episode ni ya 12. Aho twiga kudoda ikanzu yacu muri kureba hano. Iyi kanzu ibintu byinshi twarabirangije tugeze aho turi kuyisoza. Turi kuyisoza no kuvuga ngo turimo turateraho zino fronce za hano hasi kuri iyi voro yo hasi. Kandi izi fronce nizirangira hazaba hasigaye gukuba hasi gusa no guteranya mu mpande nyine kugira ngo duhuze igipande cy'imbere n'icy'inyuma. Nibirangira ibice byose biraba birangiye, ibyo hejuru biraba birangiye, hazaba hasigaye amaboko no gutera imashini. Urumva rero ko tugeze kure. Nkubwira tukora subscribe dukomeze n'isomo ryacu, kandi mu minsi mike rwose iyi kanzu irabirangiye. Tuguhaye ikaze kuri S10 Rwanda TV. Dukora ibintu byinshi byiza kandi bitandukanye. Turasifira baby rock, amariba ya moderi zose kandi zigezweho. Si byo gusa n'amakaso turakora n'imyenda y'abagabo n'imyenda y'ubudodo, kandi ikindi tunigisha online moderi zose. Nkubwira ati ngwino hano kuri S10 Rwanda TV ukore subscribe ubone na byinshi byiza kandi bigezweho. Turabakunda cyane. Bitembahiriza n'indi moderi nziza cyane nabateguriye. Twagarukiye hano rero ku episode kabanjirije kano kwa turimo gutera fronce. Izi ngizi ni fronce narabigusobanura neza. Ni ukuvuga ngo hano utera fronce ugashishamo utudodo tubiri nibura, kuko fronce uba ugomba gukurura utudodo tubiri. Iyo usizemo kamwe hari igihe ugakurura kagakururika pe, ariko hari igihe kageramo hagati ntabwo tukabona karaturitse karacitse. Ariko indodo ebyiri ziba zifite imbaraga nyinshi kurenza urudodo rumwe. Hari n'umuntu ushaka gushyiramo n'eshatu, biterwa n'uko umuntu abishaka, ariko nyirizina indodo ebyiri ziba zihagije. Ariko rumwe rwoho ntabwo ruba ruhagije. Kugira iki gihe ubikora uri murihuta cyane udashaka wenda kuvuga ngo reka ndeke kwirirwa nigora njya gushyiramo indodo ebyiri dushyiramo rumwe, ariko uba ufite ibyago byinshi byo kuba ngo wacika ukongera ugatangira bushyashya. Kandi izi ebyiri nta mpungenge, niyo hacitse hacika rumwe urundi rugasigara rugufatiye, fronce zawe ntizihite zihambuka. Nakubwiye ngo hano ufata utudodo tw'inyuma ukadushyira inyuma, utw'imbere ukadushyira imbere. Noneho ngiye gufata utudodo two ku bubi aba ari kunkurura. Ngende nkurura kuriya, ndakomeza nkurure kuko kino gitambaro kiba ari kinini cyane. Kiba ari kinini, ngomba kubanza ngakurura nyine nkegereza, ariko nyine nditonda sinegereze cyane. Ndakurura gahoro gahoro kandi nditonze kugira ngo butanacika. Ariko nyine nimbona bimaze gusa n'ibyegeramo fronce zegerana, ndapima menye iriya vora yo hasi, iriya vora ikatse muri bi ifite ubutambike bwa kangahe. Noneho buriya butambike nibwo ndibuze kuza gushaka mo hano muri iki gitambaro iki turi gushyiramo fronce, kugira ngo nimara kuzikwizamo neza muri ya mibare mbonyemo hasi, noneho mpita ngifata ngicomeka kuri kiriya, nta bindi bintu byo gutinda. Ubwo buryo ndimo ndakubwira butandukanye n'ubundi buryo umuntu ashobora gukoresha, akaba yafata fronce akazikurura, noneho agahita atera ku mwenda agenda aziringanirizaho. Avuga ngo hano zirimo, hariya zirimo, nabyo birakonta. Ariko kugira ngo utazagiranye ukabona biranze, jya upima. Ndaje mpime ko amazi zikurure. Ugomba gukurura kandi ugakurura witonze. Gutyo umuntu ari kugerageza gukurura nitonze kugira ngo zidacika. Uramutse ukuruye cyane zishobora gucika. Gusa ni utudodo tubiri nta mpungenge, ariko ushobora gukurura cyane n'ubundi ukabona kamwe karaturitse. Wakomeza gukurura kuko utarabishyira ku murongo n'akandi kakaza gucika. Bino bintu bisaba kubyitondera. Niyo mpamvu ubona nkurura inshuro nyinshi, sinkururire rimwe. Yaba se ari nk'udusinga turimo izi gusa nakururira rimwe, ariko utudodo turacika ntabwo nakururira rimwe. Noneho rwa ruhande rumwe nimara kurukurura nyine mbona maze gukurura akantu gafatika, ndaza no ku rundi ruhande narwo nkurura akandi kantu nyine gasigaye. Ni ukuvuga ngo nimba nakurura indodo zo ku bubi, ubwo na hano ngiye gufata utudodo turi ku bubi gusa aba ari kunkurura. Naho nkurure ngende negeranya shyikaho nari maze kugarukira ku rundi ruhande.
ugomba kugenda ukurura kuriya, ukurura witonze, gahoro gahoro witonze, nibyo byiza kugira ngo ziriya furonse zitaza kuza gucika. Iyi ni nimero yanjye WhatsApp aho hasi, ufite igitekerezo, inyunganizi iyo ari yo yose nyandikira kuri WhatsApp. Niba nzi ko ntaragushyira muri groupe, nyandikira umbwire ngo ushyire muri groupe, kuko izi video zose uri kubona hano zibanza guca muri groupe ku buryo zigera hano kuri YouTube no muri groupe zagezemo. Utiriwe ujya gushakisha ngo kuri YouTube ngo urebe niba ari akandi ka episode nasohoye, muri groupe kaba kaciyemo karuhita ubibona. Kimwe no gushaka kuvuga ati wenda niba ngibonye internet nonaha nzongera nsubireho hashize nk'igihe runaka, bitewe wenda n'ahantu ndi cyangwa n'uburyo ugura internet kuri telefone yawe. Rero kuvuga uti ese ubu ngo bageze hehe, uduce tundi yakoze ngiye kubanza njye kudushakisha, uradushaka ukatubona. Ariko iyo ugiye kuri WhatsApp ukajya muri groupe uhita utubona utiriwe ujya no gushakisha. Washaka ukareba ugakandaho gusa kagahita ko kwifungura. Niyo mpamvu nkubwira ngo jya ugerageza ukora ibishoboka byose, umenye ko ibi bipande byo hasi ni ibipande bibiri, kiriya ni kimwe maze gukurura, ngiye no gukurura icya kabiri. Iki ngiki ni icya kabiri. Nkeneye utudodo tubiri turi ku bubi. Urabona ko hano turi kureba ni ku bwiza, nturi kubona ko ari gushishagirana, noneho hari inyuma niho ku bubi. Uvuze ngo turiya tudodo ndi gukurura ni uruko ku bubi gusa, kandi uramutse ukoze amakosa yo gufata akadodo ko ku bubi kamwe n'ako ku bwiza kamwe ngo ugiye gukurura bimeze gutyo, icyo gihe ntabwo bikunda. Urakurura bigacika, bihita bicika cyangwa se bikanga kugenda. Biba bisaba ngo ukurure utudodo ko ku ruhande rumwe, kuko izi ndodo ebyiri mba nasizemo, iyo urebye turiya dusaza tw'utudodo wowe ubona tune, kuko imashini igira urudodo rwo hejuru n'urwo hasi, ndetse ntureba ko imashini harambitseho utudodo tubiri, birumvikana kuko hari urwo hasi n'urwo hejuru. Rero niyo ugiye gukurura ukurura izo hasi gusa cyangwa se izo ku bubi gusa. Nyine iyo udoda ureba ubwiza, noneho uvuze ngo ububi buba buri hasi. Niyo mpamvu ngaha tugiye ukurura indodo zo ku bubi gusa, kereka habaye iyindi mpamvu ituma ukurura indodo zo ku bwiza. Ariko nimba nta yindi mpamvu ihari, koresha indodo zo ku bubi, cyane cyane ko niyo uteye furonse nizo zoroha. Nizo zoroha nizo bakurura. Ariko imashini hari ukuntu biti, hari n'imashini ushobora kubona wenda ushobora gutera furonse hakoroha hejuru, bitewe n'ukuntu wenda amakota yaregiye cyangwa ibindi byuma, icyo gihe wakira ibyo ubonye. Ariko icya mbere ni uko ugomba gukurura nibura ku bubi. Ariko na hano kururiye ku bwiza nabwo nta kibazo kirenze cyane kibaho, gusa nyine hari imyenda ukora ukaba utakururira ku bwiza. Ibyo yahita ko bigaragara utari bupfuke ziriya furonse, nyine hari abagiye uzikururira utari bupfuke, bigahita ko biba ikibazo rero. Ahangaha ni ugufata furonse kugenda nzirekuramo gake gake, mera nk'uri kuzoroshya. Urabona ko gukurura furonse ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Kora subscribe ari hasi nimba utarayikora, munsi y'iyo video neza urahita wabona ukanda ahantu handitse ngo subscribe. Niba inagukundira ukanda ukazogera, kugira ngo nizansohora video ujye uhita umenya ko nayisohoye. Aha naho nkeneye utudodo tubiri ko ku bubi aba ari ko nkurura twonyine.
ugomba gukurura neza gahoro gahoro witonze. Ahangaha nta bintu byinshi byo kuvuga biriho, gukurura gusa biba bihagije. Niyo mpamvu kumbwira ngo ahandi hantu turi bujye kuvugaho ibintu byinshi ibijyanye no ku maboko. Mu kanya tugiye kujya kuringaniza, ndongera mbikwigishe kuko kuringaniza uba ugomba kubyitondera. Ni ibintu ushobora gukora nawe ugahita wica umwenda, rero uba ugomba kubyitondera neza kandi uba ugomba kuringaniza nyuma. Kuringaniza mbere buriya nabwo ni bibi. Kuringaniza mbere ni bibi kubera ko kuringaniza mbere bitera impanuka. Aho kugira ngo rero uringanize mbere, nujya gutera amaboko usanga waringanije nabi, wabiyongeze cyangwa mu kigafashemo binini cyangwa bitoya, icyiza uringaniza nyuma ukaba uzi neza yuko uringanije neza. Icyo gihe bihita bihura. Ariko uringanije mbere ntubuzi ngo biraza kurangira afite kangahe, wenda nyine kihame. Uyu mubare wo guteganyaho ntiwabura, ariko hari igihe byose bigenda bihindagurika. Cyangwa se ugasanga hari aho winjiyemo wajya gutera akaboko ukabona akaboko kagiyemo nabi. Icyo gihe ibyo byose ni amakosa abaho. Niyo mpamvu uba ugomba kuringaniza nyuma kugira ngo umwenda wawe ubashe kuzura umeze neza. Rero ikintu hano ngiye gukora, ngiye gufata ya vura yo kuri ya kanzu imwe yo muri B. Pime hasi ntundutse metero hariya nabaze rimwe. Pime hasi menye harimo kangahe. Ugende gahoro gahoro kuriya upima hasi. Noneho umubare ngiye gusangamo niwo ngiye gukururiraho fronce. Urabona ko harimo 45. Iriya ni 45. Noneho 45 ngiye kugerageza ndegere ziriya fronce, nziregerere ku burebure bwa 45 cyangwa se ubutambike. Reka tuvuge ubutambike niho byoroha kuko hari hano gutambika. Dore hano ni mu nda, aho napimaga ni hano hasi. Kanongere nsubiremo kugira ngo wenda wenda ushaka kuba utabibonye neza bitewe n'ukuntu wenda video biri kwihuta, ntabwo isubira inyuma. Cyeka wowe ubwawe usubije inyuma. Bivuze ngo izi fronce zose ngiye kuziringaniriza nibura kuri 45. Kabaza pime menye harimo kangahe. Iyo usanze rero umubare utarimo, urazikurura ukongera ukazirekura. Urabona ko ngeze kuri 40. Ngiye gukomeza ndekure mpaka ngeze kuri 45. Ukurura usubiza inyuma, uzikurura usubiza inyuma kugeza ugeze kuri 45. Urabona ko harimo 42. Kanongere nkurure kandi kantu gatoya. 43. Ndakomeza nkurure kugeza ngeze ku gipimo cya nyacyo. Iriya ni 44. Nongera nkurure akantu gatoya. 45 hari irimo. Urabona ko 45 irenzeho gato ariko nta kibazo. Aho kugira ngo bibe bitoya byaba binini. Noneho harangiye kumera nk'aho mapfunditse kuko ntabwo ndi bwongere kuharenza fronce. Mu cya fronce kiba gihagije. Ushaka wanareka kuhapfundika cyangwa se kuhapfundika, ariko ugapfundika utudodo tubiri twonyine turi aho wagiye ukurura. Ntabwo ufata indodo rimwe ngo urapfundika ngo ntiruze kongera gukurura. Ushaka guhura n'imyaka wakaba impamvu ituma ujya gukurura. Waba wazipfunditse nawe wajya kuziyambura bikanga. Icyo gihe fronce zihita ko zipfa ukongera ukazisubiramo. Noneho rero hano hagati ngiye kuringanizamo zino fronce neza. Aho zitarimo zishyiremo, hariya ku ruhande maze gukurura fronce zimeze nk'izashizemo, ndongera nzishyiremo. Aho hose nzishyiremo ku buryo ndi bugende ndeba kano gatambaro nkabona ko ahantu hose harimo fronce.
nkubwira ngo ni Voice Moderi Rwanda TV, katuzabonane mu kandi ka episode kazakurikira kano, kandi nkubwira ngo ibyiza biracyaza. Episode ya 13 ni mu kanya gato yebe bagezeho nayo, kandi nkubwira ngo tugeze kure. Aho gukora zira France nazo nizirangira tuzakora n'ibindi. Tuguhaye ikaze kuri Voice Moderi Rwanda TV, dukora ibintu byinshi byiza kandi bitandukanye. Turasifura baby rock, amariba ya moderi zose kandi zigezweho, si byo gusa n'amakanzu turakora n'imyenda y'abagabo n'imyenda y'ubudodo, kandi ikindi tunigisha online moderi zose. Nkubwira ati ngwino hano kuri Voice Moderi Rwanda TV, ukore subscribe ubone na byinshi byiza kandi bigezweho. Turabakunda cyane.